Ndabashuje inshuti z'umusaraba, Yesu nashimwe cyane. Tubifurije amahoro n'imigisha bitangwa n'Uwiteka. Ni Umurage Community nk'uko bisanzwe iteka, muri kumwe na Bedom Frodouard. Uyu munsi aha ngaha dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ni iki amadini n'amatorero bikwiye kwigira kuri iki cyorezo cya COVID-19. Aha ngaha ni ukuvuga ngo ni izihe ngamba zikwiye gufatwa. Aha ngaha turifashisha ijambo ry'Imana riboneka muri Ezekiel ibice 23, turere ku murongo wa mbere. Hari ijambo rivuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, habaye abagore babiri basangiye nyina, maze basambanira mu Egiputa, basambana bakiri inkumi. Aho niho amabere yabo yakabakabwaga amabere y'ubwari bwabo, bakayakorakora. Amazina yabo mukuru yitwaga Ohora, na murumuna we witwaga Ohoriba. Hanyuma baba abanjye, babyarana abahungu n'abakobwa. Ayo mazina yabo, Ohora niwe Samariya, nawe Ohoriba ni Yerusalemu. Aha ngaha nagira ngo dutekereze. Ubundi abantu benshi bajya bibaza kuki iki cyorezo cya COVID-19 cyaje. Nyamara amadini n'amatorero ndetse n'amasengesho bikaba bitarigeze bihagarika iki cyorezo. Hari abantu bagiye babivuga bakanabihuza no kugaragaza ko insengero izi tubona ziri fizike ntacyo zimariye Imana. Ariko aha ngaha icya mbere wenda nabibutsa, ntago uhereye kera kose ibyago n'amakuba byateraga ku isi, kandi suko abantu batasengaga, yewe suko n'abakiranutsi batari bariho. Ariko aha ngaha wenda twakwibaza kubera iki cyorezo cyaje. Ese mu by'ukuri nta bahanuzi bigeze bakerekwa? Mu by'ukuri hari ubuhanuzi bwinshi buba bwaragiye butambuka, bumwe bukakirwa nk'ukuri, abandi bakabupinga. Ariko aha ngaha kuri COVID-19 ni ibindi bindi, cyane cyane ko igihe yamaraga kugera mu bihugu bitandukanye aribwo ubuhanuzi bwagiye buza. Bumwe buvuga ko COVID-19 itazagera mu Rwanda, nyamara nyuma yo kubivuga ahubwo nibwo yahise igera aha ngaha vuba vuba. Aha ngaha ibyo byose ni ibyo tugomba gutekereza tukabihuza n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aha ngaha ni ukureba ese ubundi mbere y'uko COVID-19 iza ibintu byari bimeze gute. Aha ni ukuvuga ngo wenda ni ibintu bigenda bitangazwa. Amadini n'amatorero muri iyi myaka wenda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, amadini n'amatorero yarushijeho kwiyongera mu Rwanda. Buri mwaka akagenda yiyongera, ariko wareba ugasanga umubare uriyongera w'abajya mu nsengero, ariko ugasanga none icyo cyitwa karita abantu benshi bagihurizaho. Mbese ugasanga araza kudiriwa, cyangwa se ni ukuvuga ngo agakiza k'umwimerere karagenda gatakara. Ni ukuvuga ngo ugasanga abantu barimo baragenda batagatifuza ibintu bitandukanye, ari nako imico itandukanye turi kugenda dukura hirya no hino iri kugenda yaduka mu nsengero. Ugasanga noneho ayo madini afite imico nyorohereza cyaha, biragenda byinjira mu madini yose. Ugasanga ibyitwaga imiziro, mbese ugasanga ntibikiri muri aya madini n'amatorero. Mbese ugasanga ijambo ry'Imana ryo ni rimwe, ariko ugasanga harazamo gutagatifuza ibyaha. Ibyitwaga ibyaha ugasanga biragenda bitagatifuzwa. Ugasanga ahubwo harimikwa umuco w'amafaranga. Mbese ugasanga umuntu ufite ijambo muri ya madini n'amatorero ni wa muntu ufite amafaranga. Urugero, ugasanga wenda hari nka pasiteri, wenda nka pasiteri abantu barabizi ko uwo mupasiteri ni umunyabyaha. Ugasanga mbese hari, ariko kubera ko afite amafaranga ntawe umuvuga. Cyangwa se ugasanga ni umudiyakoni runaka, ariko bitewe n'amafaranga menshi yitanga ugasanga ntawe umuvugaho. Ugasanga wenda umuntu ari muri korari yateye abantu 10 inda, ariko ugasanga ntawe ugomba kumuvuga kubera ko afite amafaranga. Ibyo rero ni ibibazo byagiye biza, ugasanga mbese ni uko nguko ibintu bimeze, birakomeza gutyo. Ariko icyo wakwibaza, ese ijambo ry'Imana ko ari rimwe ritigeze rihinduka, ni ukubera iki? Ikindi noneho cyagiye kiba, ugasanga mbese muri ya madini n'amatorero barashyira imbere amafaranga. Ibyo ngibyo bigateza ikibazo
ugasanga mbese agakiza hari ukuntu kari kugenda gatakaza umwimerere wako kuri bamwe, ntago mvuze kuri bose. Ibyo bigatera, ahubwo bigatuma bamwe mu bantu batangira kuzinukwa kuza mu nzu y'Imana, cyangwa se bitewe n'imbuto abandi bataberera. Ibyo rero ni ikibazo. Ibyo byagendaga, hari ubuhanuzi bwagendaga butambuka, abahanuzi wenda bakagaragaza ko Imana ije guhemba no guhana, ariko abantu ntibabyumve neza. Ntago wenda nshatse kubihuza ko iki cyorezo cya COVID-19 aricyo cyayeziye, ariko ibi bishobora kudutera gutekereza cyane. Ahangaha iri jambo rero navugaga naryo riragaragaza uburyo Abisiraheli bivanze n'andi mahanga. Ibyo ngibyo bikababaza Imana, cyane cyane ubusambanyi. Hari igihe bivuga ubusambanyi propromandi, cyangwa se bikavuga kwivanga. Ahangaha murabizi ko Abisiraheli bari ubwoko bw'Imana, ariko bakagenda mbese bashaka kwisanisha n'andi mahanga, nk'uko twabivuze mu madini yo muri iyi minsi. Ahangaha ni ukuvuga ngo bageze aho mbese ibyo bagenda babona mu Bafilisitiya, ibyo bagenda babona mu Bamoni, mu Bamori, muri biriya bihugu byari bibakikije, mbese ugasanga barashaka gusa nabyo. Ibyo ngibyo bikagira gute? Bigatera Imana kubabara ndetse n'agahinda, ndetse bigenda bituma bagenda bahura n'ibihano bitandukanye, harimo yuko murabizi ko Abisiraheli bajyanywe muri Ashuri, Abayuda nabo baza kujyanwa ari imbohe, bajyanwa i Babuloni na Nebukadinezari, ari nabwo urusengero rwubatswe na Salomo rwaje gusenywa. Ibyo byari biturutse ku byaha byari biriho kiriya gihe. Ahangaha twibuke, iyo dusomye muri Samweli ibice ndumva ari 8, niho hantu tubibona neza. Mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli ibice 8, niho Abisiraheli ngo bashatse gusa n'abandi. Ahari ubwo bisabiraga umwami, bakavuga bati ibindi bihugu bifite abami babiyobora, natwe dukeneye kuyoborwa n'umwami. Ubwo ngubwo Imana irangije, Samweli ararakara, bibwira Imana, iravuga ati ntago ari we bagomeye, ahubwo ni njye bagomeye. Imana irabwira Samweli ngo genda ubabwire yuko nyine bagiye kuyoborwa n'umwami, abana babo bazaba ab'abami, abagore beza b'abami nabo b'abami, mbese bategekeshwe igitugu. Baravuga bati ibyo biramaze, nta kibazo. Aha rero nabihuza n'ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo abantu, ni ukuvuga ngo aho umwuka wera yavuye, abantu bigira ibyigenge. Abantu bigize ibyigenge mbese batangira kuyoborwa n'ubwenge bw'isi. Ahangaha murabizi ko ni ukuvuga ngo abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana, ni ukuvuga ngo kuba uri umushumba udafite amashuri menshi cyane, ariko mbese kuko kuba ufite umwuka wera nta gaciro bigifite. Ahubwo igifite agaciro ni imodoka ugendamo, ni ubutunzi ufite ku ruhande, ni amashuri menshi wize. Ibyo ngibyo mbese ni bwa bwenge bwa kamere abantu bashatse ko bubayobora. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo iki cyorezo cya COVID-19 rero cyaraje gikubita ibintu byose hasi, kandi kiza kidateguje. Ukibaza, yaba ari aba bashumba b'amatorero ntabyo bari bazi, ariko iyo urebye usanga itorero rya kera nta kintu Imana yajyaga ikora itateguje intore zacyo, ahubwo ugasanga babakiristo bo hasi, babandi batazi no gusoma, abo ngabo nibo bagiye bagira amakuru kuri icyo cyorezo. Nyamara ugasanga wenda n'abayatangaje ntabwo bihawe agaciro. Wenda birashoboka ubuhanuzi bwagiye butambuka binyuze mu migani, ariko ndibuka ko mu kwezi kwa 2 twari ahantu turi gusenga, umukozi w'Imana umwe aratubwira ati Imana ibarinze indwara y'icyorezo. Twebwe icyorezo twe tuzi ko ari sida yonyine, ntabwo twari tuzi ko icyorezo nk'iki kizaza, ariko mu kwa 3 nibwo cyahise kiza cyasaze. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo hari ibintu iki cyorezo gikwiye kutwigisha. Icya mbere nk'abayobozi b'amatorero ni ukwibaza, ni iyihe mpamvu? Niba koko ari Imana yatwimitse, ntabwo mvuze bose, ariko bamwe, niba uzi ko nta makuru wari ufite kuri iki cyorezo, ese birashoboka ko Imana yo mu ijuru yateza icyago mu itorero uyoboye nta makuru ugifiteho? Kuko niduhuza n'ibya kera, Imana ntabwo yajyaga iteza. Murabyibuka igihe cya Aburahamu igiye kurimbura Sodomu n'Igomora, yavuze ko nta kintu yakora itakibwiye umugaragu wayo, kandi na Yesu niko yavuze ko nta kizaba ku ntore z'Imana atakibabwiye.
aha ukibaza ukuntu ibi byabaye amaturo n'icyacumi bigahagarara ku bantu benshi, Imana itarigeze ibimenyesha abantu yashyizeho. Ni ibintu byo kwibaza cyane. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo ni ukureba ese mu by'ukuri kongera kwisuzuma, ese koko niba koko twarashyizweho n'Imana, twakoraga mu nyungu zayo, twakoraga uko ibishaka, ese mu by'ukuri twarebeye umukumbi w'Imana neza? Ibyo byose ni ibyo gutekerezwaho. Kandi natwe noneho ntabwo mvuga abashumba gusa, ahubwo n'abakristo bakwibaza, ese iki cyorezo kubera iki cyaje muri ubu buryo? Ese ni kuki cyaje gihungabanya ibintu byose? Ese wa mugani abajyaga badushinza ko tudakizwa, ese koko turakijijwe? Ibyo byose ni ibyo kwibazwa. Ese ubundi ubutumwa twatambutsaga nk'abavugabutumwa, ese nibwo butumwa bwari bukwiriye? Cyane cyane ko murabona amaradiyo yabaye menshi, imbuga nkoranyambaga ziba nyinshi, ubutumwa mbese burakwirakwira ahantu hose mu buryo butandukanye. Ariko se mu by'ukuri ni ubuhe butumwa dutambutsa? Aho ntidusige dutambutsa ubutumwa abantu mbese bujyanye n'irari ry'abantu. Mbese ni ukuvuga ngo abantu ntibacyomora, ntibagitanga ubutumwa bwomora. Ni ibyo kwitekerezwa, simvuze bose, ariko ibi nta n'uwo ntunze urutoki kuko nanjye ndi umuvugabutumwa, ariko ni ibyo kongera tukitekerezaho. Ese noneho niba bigenze gutyo, Abisiraheli kera icyorezo iyo cyateraga batakambiraga Imana. Murabyibuka, si n'Abisiraheli gusa, Ininewe batakambiye Imana, barapfukama, barangije bambara ibigunira. Ariko se ukibaza, ab'Ininewe niba muribuka ukuntu bari abanyabyaha, ariko se niba Imana yarabanje kubaburira bagahagarika ibihano by'Imana, noneho twebwe muri iyi minsi bimeze gute? Twe nta n'integuza twabonye wenda bamwe. Ibyo ngibyo ni ibyo gutekerezaho. Ese umwuka w'Imana aracyari muri twebwe ubundi? Ibyo byose ni ibyo kwibazwa, buri muntu wese akitekerezaho. Hanyuma rero abahanzi, ese uburyo duhangamo nibwo twakabahanzemo? Uburyo tubanyemo n'Imana nibwo twakabanyemo n'Imana? Abanyamakuru ni abantu bafite umwanya wo gutambutsa ubutumwa bwiza. Hari abanyamakuru bafite mu nshingano zabo cyangwa se bahamagariwe ijambo ry'Imana kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, gospel, indirimbo. Ibyo byose bakitekerezaho, cyangwa se tukitekereza tukareba ese ni iki gikwiye gukora. Aha se tukareba ubundi nanone ibyahanuwe, ese n'ibyaba bigeze muri cya gihe cy'imperuka uko Yesu yabivuze? Hari ibintu ureba rero ukabiburira formule, ahubwo bigasaba ko umuntu yongera akaba maso. Iyo dusomye muri Matayo ibice 24, ahantu bavuga ngo uko bizamera ubwo Yesu azaba agiye kugaruka. Ahangaha ntabwo ndi busome imirongo yose cyangwa se myinshi. Hari umurongo wa 42 uvuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yakabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ariko umwana w'umuntu azaziramo. Ahangaha Yesu nibwo yateguzaga abantu ku byerekeye n'irimbuka rya Yerusalemu. Hano niho ahantu yavuga ngo nuko nimubona ibyo byose bibaye, muzamenye yuko umwami Yesu ari hafi kuza kandi ko ageze ku rugi. Rero dukomeze twitekerezeho, turebe iby'ibihe turimo, turebe uko ibintu bimeze, tumenye mbese twigenzure, kandi nukuri dusabe Mwuka Wera yongere aganze muri twebwe. Bashumba, mwongere mutekereze, ese niki twagakoze? Ese mu gihe noneho tutemere no kujya mu nzu y'Imana, ariko se ukibaza aho ngaho, ibi ntitwabihuza n'igihe cya Salomo, inzu bitewe n'uko Imana yemeye yuko inzu ubwayo yitiriwe izina ryayo irimbuka ikaba umusaka. Ariko mwibuke, Imana yari yaravuze ngo iki? Yari yaravuze igihe, yari yaraburiye Salomo imubwira ko igihe mbese abantu batazumvira amategeko yayo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. None se twebwe si yaba ariyo mpamvu muri iyi minsi Imana yabaremeye ko ibingibi biba? Twongere twitekerezeho, turebe igikwiye, bityo twongere twisuzume, twininire, dutakambira Imana yacu aho turi mu ngo. Imana yonyine nibona ko twaciye bugufi mu mitima, birashoboka ko iki cyorezo kizava burundu mu banyarwanda, kizava ku isi.
Imana yo mu ijuru nk'uko murabizi igihe Samariya hateraga inzara bakaryana, icyo gihe Imana yageze yumva gusenga. Murakoze cyane, bwari ubutumwa bwiza mugezweho n'Umurage Community hamwe na Obededom Frodouard. Murakoze, ciao ciao.